byose ntacyo bizi bashaka ugasiye imbaza Hello uncle. Uri muraho? Natwe ni meza. Mwebwe? Rero uncle hari ikibazo nagize. Hari ikibazo nagize kirankomereye pe. Nagira ngo binginge mbasabe mumfashe mungurize nka miliyoni. Miliyoni. Uncle ntago ari menshi pe. Bitewe n'ikibazo mfite kuri jye nagakwiye gusaba nka 20. Amutepa ukunda. Nonese uncle basi muri za nka zanjye washakiye umuntu ugura 3 kuko ndayakeneye pe cyane rwose. Ntabapfa kubona. Nonese uncle ndakwinginze mfasha pe. Basi wowe uzifate sibyo? Noneho ya mu mafaranga ufatize 3 cyangwa ufatize we na miliyoni 3 byavamo. Cyane ukura bukoze cyane. Murakoze. Tamugira umunsi mwiza. Shambiri kuri bari bakwivuganye. Imana ikinza akaboko pe uziko narameze muri byose. Shasuso. Ndi ntabwo ndamera neza kuko ndimo natunikana ahantu hose ndahindukira nkababara. Shasuso barankubise. Aya shari narababwiye wowe ugiye kubibona ubize ibirenze bityo nakitso Ujije kazi mugore kuyo ingingo ndayo mugore ushaka kuzanyicaye umvuna ngo yanyishe business yanjye yose yafunze ubuzima bwanjye akaba kiri kuri isi y'abazima kiragucya Nkiza kabwana uzuko Yesu Kristo asigaje nge bazukubise gusa shankuyemo isomo Rahuru ntagatiye mugenzi wacu koko Rahuru ninde
Eric oya ndakwinyize wo kwistressa uracyari muto hari igihe kizagera ibyo ukabyibagirwa ariko wese kuki ibirengera bibaho mu buzima nukubera ikibi byose biza bikambaho nukuri njye numva nambiwe no kubaho numva nifuza no gupfa ahubwo niba ari bishoboka wananyicira kuko n'ubu narabigerageje muri Europe biranga numva ndambiwe kubaho ntabwo mbyumva Eric kwiyahura ntabwo ari umuti urumva Eric turacyagukeneye ariko umunyeneyemo ibiki reba amafaranga yose nari mfite yose bayanyibye ubuzura none nzongera kubaho gute kuki nahemutse koko kubera iki nahemutse yese bana shekiriho nawe umaringiza inama naye sindika sente nze njagala sente lindako bosi lindako uri ni soso cyangwa ndarota soso uraho kuba mwiza cyane so wari ukinyibuka ibyandinze nta kibazo soso buriya nitwanaga imbibi rero muri sokura umusaza rumoridi munsi yajya ku gipimo cyo kura mukecuru nani iriya daforozo rapfuye nitwe tutuye munsi yaho ajya neza ngo santire karibu usanga mimiti urana umuhita ni story ndende kandi mu buzima ntabwo nshobora guferinga nta na rimwe nzigera feringa ndabona kugira ngo iriya dosiye tuyigereho neza inodiri tugomba kuzanamo Kate gute se kandi Kate mbona ari weke
ibikimiri ubu yandi ushatse gukura oya tugende kwa muganga ndapfuye Mirika gusa amaraso ntiyagushizemo tugende kwa muganga turajya kwa muganga aya maraso koko reka manze mbasi murebera kandi uhindure oya tugende na amaraso ntiyagushizemo Mirika ngiye rwose umwana ntabwo mbishaka habe na gato ariko kuko washyize umutwe hasi kwanye kwirwamagana hari icyo warjyagayo ariko ye ubonye kashi ugiye kuzana amata ese ubona hari icyo mbaye we mama we mba umva mumbwirire nahereye kera mubwira ntabwo yumva sinzi ikibazo afite gusa icyo wamenya cyo sinzijya ndyamana n'uriya mugabo habe na gato cyose banaje kubindaye Kigali ibyo birakureba icyo mpfa no kuzazana kashi My name is Saki. I'm coming from Nigeria. Raul. Yes, Raul. Zaki, what I was telling you, we need to end this motherfucker. Yes, musobanurira. This man is stupid. Yeah. Yes. He's an asshole. Paye, narija, direct. Paye amwishyura maramowe. So, Jimmy. How are you, man? what Oh, okay. My name is Saki. My name is Jimmy. I'm coming from Nigeria. That's real nice, man. Cause this the permit was have to break him down because he was taking my company of my sister like that. That's the reason why I call you to come here to break him down, right? So don't worry, man. So listen, what about me? We give you the money, man. My money is ready. It's ready. Don't worry. Okay, Don't worry. okay. No. Abizana ni direct. So Rija. I think icyongereza cyane ni giki. I got it, man. I get it. Yes. So then I think don't waste time. Let's go. So what's the pleasure? Yes, okay, merci. Thanks a lot. So, Boss, diriciye muri neza. Miliyoni 50. Korasha kuzoye mikoro yanjye arabubu. yanganisha birimo biranuka ntabyo nshaka nese urabaho utarya ugomba kunywa kugira ngo uzabashe kugarura amaraso ubu ngubu urabona utaravuye amaraso menshi ikintu cyambabaje ni kimwe gusa ni uko ino nda yari itaravuyemo Mirika iyakaremye n'iyikamena buriya Imana itashatse ko iriya nda ivamo ntabwo yavamo ibintu byose rero Imana ibikora ibizi ahubwo reka mu gasosi kugira ngo ugarure imbaraga sibyo ntangamye oya naruka oya naruka mimi ni ukuri yangu oya mimi Tita mukuri mu rugo. shasa Shamakuru ni meza gusa twarabonye cyane. shaniyo wibulishije Keti nawe binyoroheye akazi biba bikomeye cyane. nta
telefone yawe biranga ndabatse kubaza kureba ya buri munsi Jimmy uko ni umukobwa mwiza bose ni mushiki wa mwita Kate ababyeyi bacu babindimo batajya gusura bose urabizi ngira akazi kenshi cyane ku buryo n'ubu ngubu yaje nawe mwangiye kugira ngaho ufite umushyira mwiza Jimmy kadusura tunamenyana shaba Jimmy kagende rero nateze ku ishuri igisuko irukanye ntabwo ari wowe ni amazu manyano kuganira na Jimmy kana tumusimbukana ku ishuri tugira tunaganira nta kibazo rwose ushatse kumbwira ko ari wahemukiye muri kaminuza hariya